Gusa niyo nguvuga ngo barimo kubivuga ndashaje nta buyobozi ntabwo nzabana nyumba komera rwose sinjya kukubera iminsi isije asigaye iminsi mike kugira ngo nipfire nibaza ukuntu ujya bankurikirana kuntera abayobozi kandi nta ntege nifitiye n'aba nta ntege nifitiye n'aba ntagiye nk'umunama igisharu dore buki kigufa cyagenda gikubise hasi mvuye n'ubukirani n'abamuntu ntagiyeyo ngo gire vase gusiragiye mu nama nyo nibyo bikambabaza kandi nta ntege mfite none mukajya namwe abayobozi mukamenya ko umuntu yashaje abashaje ubuse barantera n'undi ko ngiye gupfa baranshaka wiki nk'ubu ibi tuvugira ngaha ejo baduhiza abayobozi badufunga kandi ko dufunga buri munsi ibyo nibyo nta muntu bakora mu gihe cye oya icyo kintu kubaho izabaho kuko badufunga ariko umwanya tubiganiriye badufunge tuzikuye iyo umuntu yakuvuga izina rye undi akavuga ati none nibyo uyu mpamvu tumubaza nguye nyir'ubu utamubaza nyir'uwo mpamvu tumubaza ubwo ni ukuvuga ngo tuzagaruka natwe badufunge batwice izasohoke ariko mwabiguze mugaruke badufunge ariko njye ntabwo ndabyumva neza ntabwo ndabyumva ko umuyobozi yaba akiyobora gutyo muri iki gihugu none se abaje hari kubeshya niko bimeze ufata n'injuru wamubonye wowe ikintu uzamenya nyuma y'uko iyi nkuru isohoka uzamenya inkurikizi yayo hanyuma bazafunga bazirakora ko bavugisha itangazamakuru muduhe uburenganzira turabahamagara ndashaje ndabahamagara ngo hejuru y'igisa tubahamagara y'ubucuruzi yafunzwe kubera hano iwacu nta ntara y'amajyepfo ni mu karere ka Muhanga mu murenge wa Kibangu akagari ka Gasharu turi mu rugo rw'umuturage watubwiye ko yahohotewe mu buryo butandukanye ari masaha nijoro ngo yatewe n'abantu batazi ngo baramutabaza turi kumwe na Niyonzima Alias ngo byagenze bite bari mu gihe cya saa 10 z'ijoro njya kumva numva abantu barakomanze barahamagara cyane ngo ninyingure ngo mbasha hashije akanya umugore nubwo nabwiraga umugore ngo yitabe baramubaza ngo umugabo wawe nasohoke ngo dutabare ababwira ko umugabo atarimo nibwo bahondaguraga inzugi cyane barahondagura bigezeho mbona ko ari ibintu bikomeye ndavuga ni uko biri kose aba bantu bashobora kunyicira mu nzu mu gihe ngitekereza ibyo mbwira umudamu ni turabigenza gute numva bakubise idirishya rirakingutse nibwo nanjye nese mfata icyemezo cyo kuvuga ngo ahari uko biri kose kuva babanjije kumena idirishya bakaba barikinguye igisige n'inge bagiye gusanga mu nzu nakoresheje uko nshoboye kose ndambasha guca mu rugo ndasimbuka ndenga urugo ngeze nyuma y'urugo nsanga abantu benshi baneze umuntu nabashije ubwo nanjye nese ngwi nyuma y'urugo nabashije gusanga abantu benshi ariko mbonamo n'umyenda y'umuntu wari wambaye amodaso anyirukaho mbasha kwirukanka cyane ngira nikubita hasi cyane nanakomeretse cyane kubyo nabasha ubugenda Imana ikora ibitangaza banyiruka ariko ngerageza ku buryo irabanyiza ndabacika nibwo nazamukaga nje kubwira umukecuru byari bibaye mageze nsanga naho ku rugi bavuye iwanjye kuko ubwo nabanje kwiruka nkagera kure kubera n'igihumure ngera kure hashije akanya nibwo navuganira kagenda abwira umusaza n'umukecuru bitubashije kumbaho mageze nsanga naho abantu barahari barimo gutera inzugi urugi rwa mukecuru barukuye ubwo nibwo nahise mvugana uko biri kose aba bantu ntago bafite ikibazanye baradushaka cyangwa bakeneye n'ubuzima bwacu mbasha kuvuza induru cyane abaturage babasha kuba hafi nabo baradutabara byihuse bahageze mbasanga aba bayobozi barahari babonye abaturage bahuruye nibwo bafataga icyemezo tubona bongeye bafashe inzira barongeye bagiye baragenda bajya mu modoka yabo tubona barongeye baragiye ati natwe ubwo bwatwishe tumjeho nahise mbona bidakomeye mbasha kuba mu nzu ariko hashije akanya ndagaruka ubu ndi mu rugo ariko mfite ubwoba mfite n'ikibazo yuko nari burare mu nzu kuko bagumye kuvuga ati bari abantu
tugomba kongera kujya kubareba kandi nta cyaha na kimwe baza bavuga ngo we hari icyaha tukubaza. Muri make natwe tukaba byatubereye inshoberamahanga muri make. Ikibazo byatubereye inshoberamahanga muri make mbese. Abo bantu se hari abo babashe kumenya amazina yabo n'amasura yabo? Abantu nabashije kumenyamo harimo abagitifu bacu babiri, harimo n'uw'umurenge n'abadaso babiri. Abagitifu bacu harimo umukobwa witwa Clemence n'umugabo witwa Elias, uw'umurenge witwa Jean Claude. Abadaso ariko banaga amazina yabo nabashije kuyamenya. Bababwiraga ko buretse kubabwira ngo mutabare, hari andi makosa mufite se natwe ngo baba bari mu kindi gikorwa cy'umutekano? Amakosa yo nayo natwe twabashije gutekereza, turavuga tuti ko nta makosa dufite, kaba nta kintu cyaba gitumye wenda babasha kutugaba ibitero ninjoro. Muri makeya nta makosa twari dufite, natwe byatuyobeye impamvu. Icyo mwifuza niki? Icyo twifuza nuko twebwe ababashije kugira icyo batuvugira, bagira icyo batuvugira bakatubariza, cyangwa se bagira icyo bakora hari mu baturushije ubushobozi, twumva ko baduha umutekano tugatuza nk'abanyarwanda, nk'uko abanyarwanda bose bavuga ngo baratuje kandi bafite amahoro. Natwe twumva ko mu banyarwanda badushyiramo, kuko natwe turi abanyarwanda bakaduha amahoro. Abo bantu bateye iwawe mu masaha ya nijoro ugereranyije bari nk'abangahe? Bari barenze umwe? Bari benshi, urumva harimo gitifu n'abadaso babiri n'abo bayobozi bandi babiri, bari kumwe n'abandi bantu ariko ntabwo nabashije kubamenya benshi. Nimba hari irondo bazanye sinzi, ariko bari kumwe n'abandi bantu benshi. Abaturage mukimara gutabaza, abaturage bagatabara, abayobozi bahise biruka cyangwa bagiye? Abayobozi babonye abaturage bahuruye, nabo bahita basubira inyuma. Babonye abaturage baje batabaye vuba, basubiye inyuma barongera basura mu modoka yabo baragenda. Ubwo basubiye bari bavuye. Bose bagiye mu modoka imwe? Gusa ntago twabashije kubakurikira kubera ko twasigaye mu gihunga, imodoka yari iparitse. Ubwo twabonye bagezeyo kuko bamanutse bacanye amatoroshi, twabonye bagezeyo tubona imodoka barayakije baragiye, ariko ntabwo twabashije kubakurikira kubera n'ubwoba bwinshi twari dufite, tuvuga tuti tutagenda tukongera tukagwa mu bantu bari badukurikiye. Kuri mwebwe se ubundi busanzwe iyo hano umutekano musanzwe mufite muri uru rugo nta kibazo? Umutekano mu bidashobora ubwo nanone bigeze kuza badutwarira amatelefoni mu rugo hano yose barayatwara. Ubwo urumva muri make urumva ko nta mahoro dufite. Abatwarira telefone mu buryo? Gusa ubwo bigeze kuza basanga umukecuru ari hano, baramubwira ngo abayobozi none bavuye ikibangu, baraza baramubwira ati nazane telefoni ngo bya mituweli ngo ntabwo ngo byuzuye. Ubwo nibwo bafataga telefoni y'umukecuru barayibika, bafata n'iya murumuna wanjye barayitwara, babasha no kugira ngo barebe bafata izindi zo mu muryango z'abadamu bacu twari dufite, ariko basanga ntabwo babashije kuzibona, ntibazibona, bimwe bari bazicaginze. Ariko ubwo byarangiye telefoni nazo tubonye, kandi ntabwo n'abayobozi bazitwaye. Babatwaye telefone ko ari kubafatira kujya mu ishuri mituweli cyangwa barazitwaye babaha mituweli? Gusa natwe byaratuyobeye, twabonye baje gutyo tubona telefoni zacu barazitwaye, kandi mituweli yo nta muntu ubwiriza kwishyura undi, ni ibintu umuntu aba azi ku giti cye. Nuko natwe baje bazidutwara mu ubwo buryo birangira tuzibuze. Hashize igihe kingana iki batwaye izo telefone zanyu? Zari telefone zingahe? Zari telefoni ebyiri batwaye. Hashije n'umwaka ushize, umwaka urimo. Ni gitifu w'akagari wazijyanye, ni w'umurenge niwe muyobozi watwaye telefone zanyu? Umuyobozi kuko wazanye n'uw'umurenge yazanye n'undi mugabo wari bazanye mu modoka bayiparika hano hepfo y'umuhanda. Uwo mugabo niwe wabashije kuzitwara, kuko n'abakecuru icyo gihe bamaze kubaka telefoni barabatwara baragenda babafungira ku kagari, bamarayo igihe kinini, umunsi wose barabarekuye mu masaha y'umugoroba. Ariko amategeko ntabwo avuga ko mu kagari ntabwo bahafungira? Twebwe turamenyerewe barahafungira, iyo bagutwaye niho bagufungira. Nose mwagerageje kubaza inzego z'ubuyobozi zindi, kuko mu Rwanda nta muntu uri hejuru y'amategeko, mwigeze kubaza inzego mubaza ati telefone zacu zagiye, babwira ko zagiye, bazitwariye iki?
gusa twabashije kugerageza turavuga tuti uko biri kose abantu badutwara telefone kubera ko n'umukecuru abona arashaje nambaraga afite ibintu bya telefoni baravuze twabagije gutekereza turavuga tuti bara abantu batwara telefoni nta kibazo dufitanye mbese muri make twabuze aho tubaza kubera ko twavuga ati ntabwo wajya kubaza leta kandi yari igutwariye ibyawe duhera mu gihirahiro turavuga tuti n'ubundi ubwo amaherezo uzabona amafaranga azongera gurindi tubihamisha gutya noneho n'ubu ngubu uravuga ko n'iri joro ushobora kutarara ufite umutekano hashobora kugira izindi mpungenge hari izindi mpungenge ufite impungenge ndazifite ko nagumye kumva amakuru acaracara ngo umukobwa wa gitifu w'akagari Clemence avuga ko ngo uko biri kose ngo nagomba kumuryamana ngo kubera ko ubwo ngo nirutse nkabacika ariko ngewe ubwo nanjye ariko uko biri kose nago ndara mu nzu ndarara hanze kugira ngo ndebe icyerekezo cyabyo ndebe ko ndaba mfite umutekano nimbona nabo ubwo nzasubira mu nzu ejo kandi wenda buri joro nzajya ndara hanze kugeza igihe nzabanza nkarebera ko nabatagumye kunyirukaho nashira igihe kinini no nzabanje twanyina bakuze Emiriyana nkaba ntuye mu mudugudu wa Buhoro ku kagari ka Gisharo umurenge wa Kibango akarere ka Muhanga birumvikana n'intara y'Amajyepfo ngo muri uru rugo ngo hari icyo twakwita ngo hari abantu baje nijoro byagenze bite ngewe nagiye kumva nka 10:00 ubwo noneho nari ndyamye numva umuntu asa n'uteye ikintu hejuru y'inzu ndavuga ntese mama ni igiki ndabyuka ndicara ku gitanda ubwo noneho ngiye kumva numva ibintu birakandagira nk'inkweto numva bagenda ubwo bageze aho abantu baraza bakubita urugi barangije gukubita urugi ndaceceka barongera bajya mu cyumba cy'abana bararamo bakubita idirishya ndaceceka ubwo ngeze aho nibwo nabyukaga ndaza mpita hano nsanga umusore nifite ahagaze mu rugo ubwo tugiye kumva twumva urugi ruri hagati ahangaha mu gakorodoro gahari hariya twari tubanje kwicara umuntu araza rwose arakubita arakubita kugi mbona karabambutse mbona umwana arashoza ati umuntu wadusenyera ninde uratumenaho inzugi ninde barambwira ngo izina bambwiye ntago nkiryibuka niwe bambwiye ngo ninde umwana amubwira ati nta muntu w'Igisharo nzi umuntu uradusenyera ninde ubwo nibwo yasohotse umwana amaze gusohoka nanjye ndafata mpamagara uriya muturanyi twegeranye ndahamagara nimudutabare twatewe nuko ako kanya abantu baraza baragota bati umuntu se aducikiye aha abaramanuka bageze kuri uyu muhungu wanjye nibwo bazamutse baravuga ati n'abayobozi baduteye ubwo tutereka noneho twumva ubwo ari abayobozi twumva ikintu baratubwira ubwo twagiye kubona hashize akanya tubona bafashe amatorosho aragenda yaka tubona bageze mu muhanda tubona barimo baragenda ubwo nibwo bageze hano ku kagari tubona hashize akanya tubona bafashe imodoka yari hari tubona bayigiyemo nuko baragenda nuko nguko byagenze nta mutekano twabonye iri joro uravuga uti baragenda bari bande bari ba gitifu kuko abana bamaze kubivuga baravuga ati ni gitifu ni wungirije umukuru n'umugore yari umugore yari n'umukobwa ntago mbizi undi n'umugabo n'abantu ngo bari bafashe ku irondo ubwo rero nuko bagenda gucyo nuko dusigara gucyo nuko abaturage nuko bivuga ati kuki duhuruye tukaba duhuruye kandi bakabonye duhuriye kuki batatubwiye ikintu cyabagenzaga naba hano mu rugo hari umuntu wakosheje cyangwa hari ku muhungu hari umuntu wakosheje ngo batabaza ati twashakaga umuntu nuko abantu bagenda gutyo ariko se mukecuru ko tumenyereye ko gahunda za leta abayobozi b'inzego zitari z'umutekano bakora akazi kabo mu masaha ku manywa birasanzwe ko baza mu masaha y'igicuku nk'aya nka 10:00 z'igicuku birasanzwe iyo bazaga nko gufatira abantu ngo za mituweli baza nijoro bakaza bakadudunganya abantu bakababyutsa umutekano ugasanga uracitse tukajya tukumva ngo umuntu bamujyanye natwe byaratewe ukuntu abo bayobozi bacu baza gufata abantu nijoro kandi ku manywa bagombye kuza bakamufata cyangwa se bakamwandikira
kofikasiyo imuhamagara akitaba ariko bo baza kumwe bakaza nijoro. Hari polisi yari hari muri abo bantu mwabonye? Oya, polisi ntayo nabonye. Hari umusirikare mwabonye? Oya, ntawe. Nabo bayobozi bacu gusa. Umutekano se usanzwe hano muri uyu muryango wanyu wifashe ute no muri kano gace muri rusange? Umutekano wacu rwose ubundi wari usanzwe umeze neza, ariko haba abayobozi baduhereye bimutse baje basimbura abandi nta mutekano dufite, bicara batutudunganya n'abituruka ku rwego rwo hejuru n'abituruka ku rwego rwo hasi ntabwo twayimenya, ariko nta mutekano tuba dufite. Naho duhise mu nzira barahita bakavuga bati ngibyo, ntabwo tuzi ikintu baduhura. Icyo mwifuza, icyo musaba ni iki inzego bwite za leta? Twebwe inzego za leta tusaba turese kugira ngo ziturenganure, bareke turyame n'abatwakosheje baze kudufata ku manywa, batujyane ku manywa, ariko ibintu byo kuraza abantu ijoro bagatuma ntakambwejagura ndi umukecuru ngana gutya sinsinzire, urumva rwose ko nta mutekano ufite n'abaturage nta mutekano bafite. Basundi mukecuru usanga ari impamvu babatera muri icyo gihe cyane ijoro, usanga ari impamvu ku giti cyawe hari umuntu muri uyu muryango waba ufite icyaha bari gukurikirana, bimeze bite? Ubundi muri uyu muryango wanjye nari mfitemo umuhungu noneho wabaga i Kigali, ntago yabaga i Kigali, afite igitarama, afite n'umugore, noneho baza kumufata, bamufashe baramujyana. N'abavuga wenda yuko uwo mwana aba hano baza kumanywa bakakingura bakareba, ariko bakareka tukaryama. Nicyo ngewe mvuga, umwana baramwifatiye nibo bamufite, n'aba yarapfuye n'aba ariho ntabwo tubizi twebwe ababyeyi be. Amaze igihe kingana iki bamufashe? Yafashwe n'abandi? Yafashwe n'ubuyobozi kuko aribwo bwamushyize mu maboko yabo, baramufashe baramujyana. Ise yamusuye umwaka, undi mwaka baratubwira ngo yacitse, ngo nta wundi, ubundi amaze imyaka 3. Amaze imyaka 3 afashwe, ariko mwamuri irengero? Twabuze irengero rye. Turi kumwe n'umuturage avuga ko yatabaye uyu muryango ubwo waterwaga n'aba bantu mu masaha ya saa 10 z'igicuku. Mugabo, uratangira tubwira amazina yawe? Amazina yanjye sinivuga kubera umutekano w'abari muke, ariko muri ayo masaha nijoro hari n'igihe cya saa 10 ngiye kumva abantu barimo guhonda inzugi ku muturage witwa Riyasi, barimo guhonda ati byuka. Ubwo mu kanya twumva umuntu aratatse ati nimudutabare, ati twatewe. Ubwo noneho nibwo abaturage benshi turahurura dusanga umuntu yatewe koko, ariko turebye dusanga n'abayobozi. Abayobozi nabonyemo abagitifu 2 bako kagari kacu n'umudaso, bamanuka bakurikira umusore wari uhari witwa Eric. Ubwo uwo musore yabaga atari muramurikira ko ari nta cyaha mfite, n'iki muranshakaho, atereka mbahonge nigendere. Ubwo twabashe kureba natwe tubonye ari abayobozi tugira ubwoba, ati cyo barashaka wenda ntago tukizi, ntanatuvugishije, nta nubwo bigeze batuvugisha ngo turashaka iki n'iki. Bahise n'abagenda bucece, bahita bagenda babonye abaturage duhuriye twahageze twese turi abantu benshi. Hari imbunda bari bafite se? Ntago twashoboye, nta mbunda bari bafite. Muri abo bayobozi harimo abapolisi n'abasirikari? Harimo umudaso umwe n'abagitifu 2. Ubwo nta musirikare urimo, nta n'umupolisi urimo? Nta mupolisi wari urimo, nta n'umusirikare wari urimo. None se wowe ubona ari iki kitera ko mwatubwiye umutekano mukiri hano muri uyu muryango, nk'umuturanyi w'uyu muryango, ni iki wabuze uyu muryango? Nk'umuturanyi w'uno muryango icyo tuzi nuko ngo bari bafite umuhungu, uwo muhungu ngo yarafunze, baza kuvuga ngo yarabuze. Hari n'abaje gushakisha ngo barebe, bakama telefoni yabo ngo barebe ko baba bavugana nawe, barayajyana, nta nubwo ngo bayabagaruriye. Ariko rwose twatwize ku mutekano ari wose, nta kintu tuzi muri uno muryango, usibye ko uno muryango mbese ari umuryango basa naho abayobozi bawibasiye, yuko n'abaturage tuhatuye natwe tuba dufite ubwoba. Natwe baratubwira ati bari abaturage ntimukabegere ngo mubavugishe, ngo mubareke babo kwabo bonyine, ngo yuko nta mutekano ngo baba bica mu bwonko.
ni ubuyobozi bwabashishikarije kwanga abaturanyi banyu? abayobozi rwose baratubwira ngo bari abantu mubihoreye ngo ntubu hari n'umwana wabanaga nabo ariko uwo mwana baravuze ngo ntabwo dushaka ngo umwana yegere uriya musore mugenzi we ngo we nabavemo ngo yuko ngo bari abantu ntabwo bazi ngo aho igihugu kigereye ngo bapfuye mu bwonko ngo none ngo ntabwo dushaka ngo hagire umuntu uganira nabo. Ibyo ninde wabivuze? Ni umuyobozi Igitero w'akagari. Kumva bidasanzwe ra? Niko bimeze ariko. None se ubwo ngubwo nkawe uri mukuru, uri umusaza mukuru, yose sengu ubona ari iki gituma umuryango n'ubwa mbere ngiye mbyumvise muri iki gihugu namberuka kera mu myaka ntapfa kwibuka aho umuyobozi ashobora gufata agakangurira umuturage kwanga undi? Rwose nibwo natwe rwose biratuyobera yuko umuturage n'umuturage tubanye neza nta n'icyo rwose kibi tumuziho, ni umuturage tubanye neza rwose nta ribi, niyo mpamvu dushobora no kuba hafi yataka tukamutabara. Ubwo natwe turagira ngo mutorize abo bayobozi, nta leta rwose ubu twebwe twararenganye inaha natwe mukaturenganura ntukuriya musaza perezida wa repubulika bivuga ati abantu bose n'umuhuza umugambi Turacyari kumwe n'abaturage batabaye umuryango bwategwa mu masaha y'igicuku, mu masaha 10 z'igicuku. Turi kumwe n'undi muturage nawe ngo byagenze bite? Twagiye twumva barimo gutaka mu dutabare twatewe hari nko mu masaha 10, ubwo saa 10 z'ijoro nyine zishyira mu gitondo. Ubwo twabyutse tujya hanze twumva umuntu rwose arimo gutaka cyane twatewe. Ubwo abaturage bagerageje kuza turareba noneho dusanga ni ba Gitifu wo bita Ingabire Clemence na Hategekimana Elias, Gitifu wacu b'akagari. None ubwo ngubwo tubabonye nkaho batavuze bati abantu wenda twaje kubafata kubera irondo bataraye, ese twaje kubafata kubera icyaha runaka bakoze ntibitabe, reka data. Ubwo bahise babona abaturage bose bagerageje gutabara aba bantu ba Gitifu bahita bagira icyo baragenda, nta kintu batubwiye nuko barigendera tibiruka ibyari byo. Tukavuga tese kuki niba bari baje kubafata batatubwiye nk'abaturage icyo babafatira. Ubwo tukavuga tuti ini ni hohotera kuza gutera umuntu gicuku ninjoro utaje kumanywa, ubwo nagari hohotera ku bantu b'abayobozi. Ngo ikibazo cy'umutekano muri uyu muryango kirabarirwa ku mitwe y'intoki, ngo hari abigeze kuzaba batwara amatelefone umwaka urashize ntibigeze bazibasubiza. Ibi byo hari amakuru abufiteho? Uwo muhungu bari bafite arubatse ntago yaratuye ntangaga, yaragiye baramujyana arafungwa. Twari tubizi ko umuntu afunzwe koko mu muturanyi, ntago twabiyoberwa. Ubwo abamo igihe kigeze amakuru atambuka ngo umuntu ngo yaracitse ngereza ngo yaragiye. Ababyeyi baribaza tese umuntu yacitse gute, irugi rwarifunguye se, yaciye mu gisenge hejuru se, none yaba yacitse gute? Ubwo birabayobera barihanagura baceceka. Ariko abayobozi baraza ba Gitifu ndetse n'ab'umurenge baza kuneka amakuru muri uyu muryango, babatwara amatelefone ndetse yari amatelefone 2 barayatwara ngo bagiye kunekamo amakuru ngo yuko umuntu ngo yabahamagara ngo amatelefone bazayabasubiza. Ubwo byaratinze ndetse nyuma baragaruka barongera abamukecuru bamujyana ku biro by'akagari, baragenda bamubaza amakuru, umukecuru ari gusobanura arongera agaruka arataha. Ariko amatelefone bakababwira ngo bazayabasubiza, amatelefone ntayo babashubije. Ubwo ababyeyi bariyakiye umwana wabo baramubura, ntago bazi niba ariho niba yarapfuye, mbese nabo ntago babizi muri rusange. Ariko bariyakiye barabyihorera. None kubera umutekano wabo batizeye ba Gitifu baje bashaka kubadutunganya, nawe urabyumva. Tukibaza niba ari uwo mwana babaziza baba barajyanye, tukibaza niba ari ikindi kintu babaziza. Burya nawe umuturanyi wawe yadafite amahoro nawe nta mahoro bufite. Cyo kintu twibazaho bikatuyobera. Uwo mwana yakoraga iki niba ubize? Meruka yari umwarimu nta bindi nzi. Meruka yari umwarimu niyo meruka. Ubwo yaburiwe irengero niba nabyumvise neza? Yaburiwe irengero rwose, nawe ntago babizi niba yarapfuye niba atarapfuye. Twavuze ngo yaburiwe irengero gusa tubyumva gutyo nta bindi. Yarafungiwe hehe? Meruka ngo yarafungiye muri gereza ya Kigali. Gereza nuko ntayibuka neza ko ni Kigali. Okay. None se ubusanzwe hano umutekano wifashe ute? Uyu muryango ubana neza n'abaturage.
nta muturage babanye nabi, nta muturage batuka, muri rusange twego tubona tubanye neza n'abaturanyi. Ariko impamvu ba gitifu baza bakaza ninjoro gufata umuntu ntibavuga bati kingura ku neza wenda ningewe gitifuje kingura nkubwire, umwana akarenda havuga ati kuki mudutera mutatubwiye mugakubita urugi, burya no kuza kubita urugi winjira nta makosa nk'umuntu w'umuyobozi. Ubwo rero twareba umutekano wabo tugasanga ntawo bafite, kandi nabo rwose iyo barebye usanga bahahamutse kubera kubatera ninjoro. Umuntu agutera ninjoro sibwo baba ufite umutekano. Iki kibazo rero twagize natwe twahungabanye kubera icyo kibazo umutekano tutizeye rwose. Turashobora twumva icyo tubwira ngo hari n'igihe ngo ubuyobozi ngo basaba ngo nimuzongeye kuvugisha abantu bari bo muri uyu muryango, nibyo? No kuvuga ngo uyu mwana w'umusore afite wenda nka bagenzi be bakumanikana bumvikana, ugasanga nyine gitifu yahura wenda n'uwo mwana w'umusore akamubwira ati kuki mubana n'uriya mwana umeze gutya na gutya, uriya muryango ufunze mu mutwe. Tibara abantu bagira ngo bafite kode mu mutwe, iryo jambo akunda kurikoresha ati ufite mu mutwe hafunze. Ikintu rero tubwira ngo bafite mu mutwe hafunze ntago tuzi icyo ari cyo, kubera ko niba ari ukubera uwo mwana wafunzwe, niba ari ukubera iki ntago tubizi. Mbese muri rusange iki nawe vugira ntago tukizi, natwe nuko tubyumva nuko tukumirwa tukaberwa impamvu. None se muri iki kinyejana igihugu turimo umuntu yakagombye gukangurira undi kwanga undi koko? Natwe ntago tubizi nyine, biterwa ntago nzi ibitekerezo abatekereza, natwe ntago tubizi nuko tubyumva tukabura ahantu tubaza. Ntiwamubaza ngo musobanuze, reka data yakwica hari turaceceka tukaryumaho tukumirwa. Ubwo n'ibyo tugana ku musozo, nk'abaturanyi b'uyu muryango ubundi mwebwe mubibona mute ibiba kuri uyu muryango? Ibintu biba kuri uyu muryango ukuntu tubona hari ntago tuzi ikintu bapfuye n'ubuyobozi. Bahagombye kurega wenda akavuga bati tugiye kwiyambaza gitifu w'akagari, gitifu w'akagari niwe waje kubatera. Ese tugiye ku buyobozi bw'umurenge tubasobanuze ikibazo ko giteye. Gitifu w'umurenge nawe ugasanga niwe wazanye n'abo bantu, ugasanga uyu muryango ufite ikibazo. Nkamwe twagira ngo wenda mu bavugire umutekano batizeye, barebe uko nabo bagira umutekano nk'abandi, bakaryama nta kibazo bafite. Mu gihugu hari umutekano twari tuwizeye, ariko umuturanyi wacu yabuze amahoro, umuturanyi wacu kararataka, natwe n'amahoro tuba. Muze amakuru ni neza akabyaro. Murakoze. Amazina bakwita nde tugusanze? Nawe Desire. Ariko ndagira ngo bande inshingani uzaramuka agize ibibazo mu gihe tuvugira ngaho akavuga ngo ndaribuye ngo yandeze yanramvuze, tuyatufisha ukuri mpere ko nyirugu ku mutekano. Nyirugu banje kumusha amafaranga 2-3 yabanje banca 10,000 yatinse hano. Nyirugu y'umuguru birangiye bamuca 120 kutukosa, birangiye bamuca 2 ni 3 birangiye turaturoye. Nkatwe turangiye rero hari byatuyobeye. Abamuciye dufite abagitifu bageze ku 9, aba babiri dufite 7 bavuyeho n'ibiro by'amafaranga ntibaduhana. Ariko aba babiri baje badukura rwose mu gihugu. Icyo kintu cyatuyobeye. Umusaza rero kuba ibyo bintu abizirwa, ibyo byatuye abaturage bayibona nk'abanyamakuru rero. Ariko sinzi byinshi nk'abanyamakuru rero kumamuje turishimye, mudukundiye mukajya muza buri munsi byadufasha mukatubaza. Mbazo tese hano ni he akakanu nakahe hano ni buhoro mukakayisharo mututu mufashe muri mwibutsa dise ye. Ariko akakanu gatoya nakagurupe nakanu ahita mukayinzi buhoro nyirukombi twararenganye pe. Ubu turafata mu buri munsi mitubera kuyifata mu ndayemera none ndashiti kutufatana ibyo koko, ariko baza batuvugisha nijoro nkuko byabaye koko. Ibyo byatubiye. Ese ni mumbaze namwe naguze ko mujyavuga ukuntu umuntu yaje gufatwa iyo umuyobozi agufashe akwandikira byirangira ko uhamagara, byirangira ukitaho, yakwanga bugacya kwawiza abantu. Hari ushinzwe isibo nguri hari umudugudu ntabwo abizi n'ubi yaje tubaza ati nibiki ajibuye mu ngo zacu bati niki byabaye, tuti nabyo natwe tuzi niba mubiye abantu bateye urugo ntitwayimenye. Ibyo bintu rero kwera ko bitubabaje, nge mfungiye aho ubaza abandi ibintu bituguye. Ariko ngo numvise muvuga ngo mugiye ngo kwizimuka muri uyu mudugudu mwabuze aho mugana. Twarahabuze ibishoboka twakimuka rwose kubera ko abantu batuguye. Abagitifu 9 mu badindwi abandi twarakoranye, ariko abadiho bagiye kutwimura.
ese nimba tatwimura iyo tubona dufatwa buri pari juru tugafatwa umukaza ngo ngwino tugende uburyo kuri ufatiwe ntuza hari icyo bita nimandira umurenge iyo uje gufata umuntu umuhana kantu kapapuro akaza gufata umuntu kamurarira amakora akamufata mu itondo twara tubyutsa ngo byuka se uwo mwana wahiyagira wakubita umpanga ntiyamwica gusanga ikibazo ariko nayo dufashije matero sinumva kuntu yambyutsa nawe uje kumutera nijoro iwawe naza mizeni naza mfite umpanga nkabirariza mfite gushobora nagutema rwose ariko kugeza kuri uyu munsi imaze bashije iyo nibagiye gutike badukinguza abayobozi saa 9 saa 10 ntibatuhamagare ngo kandi ntuza arahari bantu bari bose bashinzwe na mudugudu ntabizo tumubwira muhamagare nabwiye ko umunyamakuru kwa abizi tozinzwe mu mpani ngo inzego z'ubuyobozi z'akagari n'umurenge ngo ziba zibashishikariza ko kwanga bagenzi banyu nibyo ntago bakunze kwivugaho ariko icyo tubona nuko twe tuza gufatwa n'injoro ntabwo tukunze kutubwira nuko dufata n'umuyobozi w'isiba muri kano gace twasuyemo uyu muturage uyu muryango ufite ikibazo cy'umutekano muke ibibazo by'abaturage bavuga nibyo cyangwa barabeshya murakoze nitwa Nsabimana Diriye ndi umwe mu batuye karere ka Muhanga kandi nkaba ndi umwe mu bayobozi b'isibo mu masibo 6 agize umudugudu wacu isibo mpagarariye yitwa abahuje umurimo ejo nimugoroba hatambutse amasaha ya saa 10 za mu gitondo nagiye kumva umukecuru umuturanyi wanjye arantabaje ako sinyenyenye yatabazaga abaturage muri rusange ati twatewe mu dutabare ubwo nafashe bike bishoboka ndasohoka nahisemo kuremba mpahurira n'umuturanyi wa Rabita Gerard ndavuga nibyanga bikunze kuva atatse nonaha muze dukora take ifatika tujye kuri Nyabaragwa hasi tutangatanga abo bantu bashobora kuba bamuteye barambuka uruzi kuko byari bisanzwe hari n'iyindi kayigeze kubaho abantu baducikiye kujya y'uruzi ubwo namufashe pe kuko inanda ndahamenye naravukiye naho nubatse namufashe turamanuka turengura urugo rwaha tugeze ku rwahara hepfo bari bagisirikira batabaza abantu tugeze hara hepfo ku rugo rw'umuturanyi rwa mbere ubwo mpindukira ibumoso masanga abantu bacanye itoroshi ndebye nsanga ni umuyobozi w'akagari n'umwungiriza we na daso ubwo tambwira hano mbwira abantu nyine bari bagitakatiye uti na byasaga nko bagitaka nyine batabaza n'ubundi ntambara ari gikomeye rugamba rurwana tuvuga ati dufate umujura cyangwa umuntu waduteye ubwo mpita mbabwira nti yewe n'abayobozi muhagarare n'ibintu byose muhagarike ati n'abayobozi ubwo nza kubwira witwa Niyonzima Elias arimo kuvuga ati n'amabuye n'iki byose mutoragure mushaka ukuntu turwanye dufata uwo muntu ndamuganiye byanga bikunze abantu nababonye ubwo nta kintu navuganye nabo naje ndamubwira nti abantu bashobora kuba baje hano ni abangaba ubwo mvuye kumubwira nasubiye nsanga bagiye ubwo natwe duhera mu gihirahiro nuko buracya nyine bari bigendeye n'ubundi imodoka ibajyana ku murenge ubwo dusigara hano ariko n'ubundi umutekano nyine ari mukeya yaba kuri urwo rugo cyangwa ku baturanyi twebwe urakoze cyane nk'umuyobozi w'isibo uyoboye abaturage bitabira gahunda zisanzwe za leta barazitabira nta kibazo urabaha amanota nta kibazo rwose nk'umuyobozi w'isibo noneho niki usaba inzego bwite za leta zisumbuye kuri zingize kuko ntago ubuyobozi bugarukira kuri gitifu akagari n'umurenge ubwo mvugira aba baturanyi banjye icyambere wenda nasaba leta cyangwa wenda babaje kubafata baza bakababwira bati turabafatira iki n'iki bakabasobanurira ikintu babafatira kuko nk'ubwo twasigaye mu rujo tuvuga tuti ese ninde bashakaga ninde icyo nicyo kintu cya mbere nasaba bwa mbere babanza bakavuga bati ese
dushaka uyu n'uyu yakoze icyaha iki n'iki, noneho natwe tugasobanukirwa n'uburyo ki abaturage tudasigara mu rujijo ikintu runaka umuturanyi cyamubayeho. Ariko ngo bajya bakangurira ngo abaturanyi ngo kwanga umuturanyi wanyu. Njyewe nk'umukuru w'isibo nigeze kukubwira nti amakuru, hari amakuru runaka umuntu aba afite, hari n'ayandi umuntu aba adafite. Icyiza ni ukuvugisha ukuri. Nk'ayo makuru y'uko yakangurira umuntu kwangisha umuturage ubuyobozi nyine, cyangwa bakakubwira ati ntuzumvikane n'uriya ko gutya na gutya, njye ntayo mfite. Gitifu w'akagari yitwa nde? Gitifu w'akagari yitwa umukuru yitwa Ingabire Clemence. W'umurenge yitwa nde? Jean Claude, irindi ntabwo ndyibuka neza. Nshimiyimana Jean Claude. Nshimiyimana, yes. Turagushimiye. Kazamenye nta mpungenge mufite ko nyuma y'iyi nkuru nabyo bizabagira ingaruka? Impungenge zizabaho kubera ubuyobozi badupfundikiye twarakaye kandi kubaho izabaho bizabaho kuko badufunga ku ngari ariko muzabare ariko niyo bako babare bazagaruka twabarisi ahubwo muje tumwanya tubiganiriye badufunge tuzirukuye neza iyo umuntu yakuvuga izina rye undi akabati none nibyo uyu mpamvu tumubaza ngure nyiro kutamubaza nyiro mpamvu tumubaza ubwo no kwanga tuzagaruka natwe badufunge batwice izasohoke ariko ariko mwabiguze mugaruka badufunge ariko njye ntabwo ndabyumva neza, ntabwo ndabyumva ko umuyobozi yaba akiyobora gutya muri iki gihugu. none se waje abaje hari kubeshya niko bimeze ufata n'injuro amubonye wowe ikintu uzamenya nyuma nk'ubu ibi tuvugira ngaha ejo baduhiza abayobozi badufunga kandi ko badufunga buri munsi ibyo bintu nibyo nta muntu ubakoraho mu gihe cye. oya icyo kintu mudufashe muti mudufashe twarakaye kandi nta kintu muba mwe muhumura badufunga. oya nta muntu ubafunga nibaho ntabwo bizongera. nomero zawe ndaguhamagara ndazigura zimpe rwose ndashaka zimpe mfite umwana nguyu adipfati naguhamagara nibamfunga nzaguhamagara nta kibazo. bazundi arakubwira nyamara dufite ubwoba kwa bwoba none ubuse mwaje turashaka se mwaje ku kagari hariya bahari nabo bumva tukabivuga tuzaza mu nteko y'abaturage hano turashaka ko turarenga turafuye hose badufunga ku mituweli ibiki byose bidufunga hari mituweli ifungira uti ariko nkamaze umuhungu mituweli bayifungira umuntu bati mituweli yanjye nawe nakubyaye ndakurihirira birangiye unyaritse w'i Kigali nk'ubu nimenye isabwa koko nyifungirwe kugeza ubwo ntazi mituweli icyo aricyo hanyuma ufite imyaka 60 cyangwa 50 cyangwa 70 nifungiwe mituweli bazi bamfate bangurisha ibyanjye bamfungiye. Ubu dufite abagitifu barenga barindwi abandi bose kuki badufunga bate kuki mutatubwiye gahunda. Ahubwo muze amakuru dufite ngo hano muri uyu muryango ngo harimo umuntu ngo watorotse inzego ngo yari yaratwita ishyamba ngo aratoroka nibyo? Oye byo guti ishyamba byo bari twise ntabwo bigize bafata nta tuzuwari rwose twarijimije ariko nta tuzuwari. Iryo shamba ryari riri? Ryari hano haruguru hita Kabuga. Ntababonye imaze igihe kingana ikirihiye ni vuba n'ejo n'inkwekwe ntababonye. Ninde uzi ikintu ikibazo cyo gushaka kwira ishyamba ngo dusobanurire ko n'ishyamba ryahiye? we kuki batabara turazimya ntabwo tuzi ngo ishyamba byagenze gute. Ibyerekeranye no gushya kw'iryo shyamba twajyaga tubona rishya ninjoro ariko twakurikirana ntitumenye abantu baritwitse. Ubwo iyo twabonaga rishya twahitaga dukoresha uko dushoboye tukajyayo tugashaka uburyo twarizimya ko tugahendahenda ishyamba tukazimya ryaba rizimye ubundi tugataha tugakurikirana uburyo iryo shyamba ryaba ryahiye ariko uwaritwitse ntagaragare. Ntabwo tuzi rero uburyo iryo shyamba ryashyaga ngo waritwitse ngo ari muri urugo. Niyo makuru dufite. Ntabwo ari byo. Baramutse bavuze ko yaba ari muri uru rugo byaba ari uburyo bwo gushaka uburyo baba barenganya abantu. Umuntu yabivugaho rwose wenda ahagarariye no ku maguru abiri. Natwe ubwacu twarabyikurikiraniraga nk'abaturage nubwo twabaga tutari abayobozi. Ariko umuntu watwitse iryo shyamba ntabwo arimo guturuka muri uru rugo kubera ko baba ari abayobozi barakurikirana
ntihagaragare umuntu watwitse iryo shyamba. Ni ukuvuga ngo rero barababeshyera kuko iyo ukurikiranye ryashyaga nijoro tugahendahenda tukajya kuzimya ishyamba tukarizimya tukananataha, ariko ntabwo higeze hagaragara uwaritwitse. Abakecuru n'abasaza nabonye rero bajya gutwika ishyamba. None se urabona ni abasaza nibyo koko, nta n'intege bananafite, barara bagenda amajoro bajya gutwika amashyamba. Ubundi ririya shyamba ni ishyamba ryacu, twaranarikoreshaga tugakuramo n'ubwatsi bw'amatungo. Ni ukuvuga ngo nk'umuntu ufite ibitekerezo bizima ntabwo yajya kwiyangiriza ngo ajye kwangiza ibiribye, ni ibyacu, ntabwo aba bantu babikora. Niba hari ababivuga ntongere nanabisubiremo, barababeshyera.